yacu, Imana ifite imbaraga, Imana ikomeye, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, se w'umwami wacu Yesu Kristo. Ndagushuhuje ahantu herereye hose, icyubahiro cy'Imana kikugereho kandi gukora kw'Imana kubane nawe, amahoro data aha abamukunda nawe akugereho. Reka dutangire dusenga Imana yacu. Mbere yo gusenga mbanje kukwakira no kuguha kaze kuri channel yacu Pastor Mbonyishuti Etienne. Uwiteka bane nawe, Uwiteka kugirire neza, amahoro ye n'igikundiro cye n'icyubahiro cye bibane nawe. Reka dusenga Imana. Mana turagushimye mu izina rya Yesu, turakubashye. Bana na buri muntu wese aho umuntu ari, umugirire neza. Buri muntu muri situation arimo umuha amahoro, umuha umutekano. Dusengeye ibihugu biri mu ntambara, isi yose turayisengeye, maze gukora kwawe no gutegeka kwawe bane natwe. Urakoze Kristo, urakoze nyakubahwa, komeza kubana natwe, komeza kutugirira neza. Amahoro yawe n'icyubahiro cyawe, ukora kwawe no gutegeka kwawe, ngwino uduhe imbaraga, ngwino tugirire neza. Urakoze urakabyara none n'iteka ryose, amen. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Mwebwe mubanye natwe ibihe byinshi, mwebwe mugendanye natwe ibihe byinshi. Amahoro Kristo atanga n'urukundo rwiwe no gukora kwiwe bikomeze bibane namwe aho uherereye hose. Ibyo ukora byose, Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Tumaze igihe kinini cyane tuvuga ijambo ry'Imana, tumaze igihe kinini cyane tubabwira gukomera kw'Imana, tumaze igihe kinini cyane tubabwira impamvu nyamukuru zo gukurikira Kristo. Gukurikira Kristo ni ukwitanga, gukurikira Kristo ni ukwiyemeza. Hanyuma we wamukurikiye, mukurikire utajegajega, wumva yuko uri kumwe nawe. Rimwe cyo ndagira ngo nkumare ubwoba nkubwire ngo Uwiteka Imana yo mu ijuru ikugenderere. Birashoboka ko ucitse intege, birashoboka ko ubuze amahoro, igihugu urimo cyose, aho uherereye hose, Uwiteka akurwanirire. Ndagira ngo nkubwire ngo ntago intare irisha kubera yuko iba yabuze iyi ntare yabuze umuhigo iremera ikarisha. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko umuntu wese ahari agomba guhagarara, agahagararana n'Imana, kandi Imana ikaguhereza abantu bo guhagararana nabo. Ntago izaguhereza ibiti cyangwa amabuye, ahubwo Imana izazana abantu ku buzima bwawe bo guhagararana nabo. Iki kintu ndagira ngo nkikwibutse. N'ubu urimo gusenga Imana, uzumva ibintu byinshi biguca intege, uzahura n'abantu baguca intege. Ntabwo uzahura n'inyamaswa, ntabwo uzahura n'amabuye, ntabwo uzahura n'ibiti, ahubwo uzahura n'abantu. Rero ndagira ngo nkubwire ngo icyubahiro cy'Imana no gukora kw'Imana, amahoro data atanga akugereho, kandi wumve yuko ukomeye, hanyuma ufate umwanya wo gusenga Imana. Reka nkubwire ngo umugambi ufite, imigambi ufite ntiburizwemo, ahubwo Uwiteka akugirire neza, akubere maso, akubere ku rugamba, agukomeze. Ibyo ukora byose nyakubahwa Imana abibe hafi, abigendere. Ndabizi hari business zahombye, hari amasambu yahombye, hari ubucuruzi bwahombye, ibintu byose birangije birahomba. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni iki? Ukwiriye gutuza, ugahimbaza Imana, ukiyakira. Wamara kwiyakira, hanyuma Kristo ukamushyira mu bugingo, mu buzima bwawe, niho ibintu byose bizemera. Ndabizi urimo urarwana intambara, ndabizi uri mu bintu byinshi bitandukanye, umutima wawe ntabwo uri hamwe. Birashoboka ko wabuze urubyaro, birashoboka ko udafite urugo, birashoboka ko n'uwabonye urubyaro abana bamuruhije. Ni ibintu bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi ndagira ngo nkurarikire kuvuga ngo komera. Numara gukomera ukomeza abandi. Kristo ikintu ashaka ni ukugira ngo ukomerere aho uri. Iyo wamaze gukomera, hari abakunyuraho nabo bagakomera. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Ijambo ry'Imana riravuga ngo wowe uhagaze wirinde utagwa, kuko ushobora kugwa ukagusha n'abandi. Intwaro imwe ushobora gutsindisha shitani ni Bibiliya, ijambo ry'Imana.
nibwo Kristo yatsinze shitani. Mbese uribaza muri iki gihe uhagaze ute? Muri iki gihe urimo urakora iki? Muri iki gihe urimo uravuga iki? Ese ntiwaba uri mu magambo? Ese ntiwaba uri mu bikorwa by'ubugambanyi? Ese ntiwaba uri muri sosiyete zidakwiriye? Ese ntiwaba uri mu bikorwa bitanyuze Imana? Ese ntiwaba uri guhombya bagenzi bawe? Ese ibintu urimo ni ibiki? Ndagira ngo nkubwire ngo hagati y'aha ngaha bamaso ukenyere, kandi ukenyere ushikamye, kubera yuko Kristo ari hafi. Ari hafi abantu bacuruza, ari hafi abantu bakora ubukwe, ari hafi abantu bagure ibyo bagura, ari hafi buri muntu wese, ariko buri muntu wese yitegura, kuko tugeze mu gihe cy'ubuhenebere. Aricyo Pawulo yavuze. Yaravuze ngo mu minsi y'imperuka hazaba ibihe bigoye. Ibi bihe bigoye nibyo turimo. Turumva imidugararo hirya no hino, turumva intambara hirya no hino, turumva ingo zasenyutse hirya no hino. Mu bihugu bitandukanye ntago ingo zimeranye neza. Rero Uwiteka Imana agukomereho, namara kugukomeraho ukomere no ku bantu b'Imana, ufatanye n'abantu b'Imana, ugendane n'abantu b'Imana. Umuntu umwe yigeze kutubwira ngo iyo uri kumwe n'abashumba beza batuma nawe uzaba umushumba. Iyo ugendanye n'abahanuzi beza nawe bakwereka ko uzaba umuhanuzi. Ariko muri ino minsi abahanuzi nibo bashenye ingo, abapasiteri nibo bashenye ingo. Uwo mwuka urakura kugeza ubwo abantu benshi uyu munsi babifashe nk'ibintu bisanzwe. Rero ndagira ngo mbabwire ngo Uwiteka Imana yo mu ijuru agukure muri ibi bintu urimo, agukure muri ibi bintu bidafatika, hanyuma narangiza aguhe ibintu bifatika. Icyama ibi bintu ukaba ubyumvise, icyama ibi bintu ukaba ubishyize mu gutwi, kugira ngo witandukanye rwose n'ibintu bidafite umumaro. Ibintu bidafite umumaro ni ibiki? Bamaso ukomere ushikame, kuko Kristo hano imbere gatoya yavuze iby'intambara, avuga iby'imvura hamwe na hamwe, avuga amapfa azatera, avuga buri kintu icyo ari cyo cyose, nta na kimwe atigeze ahanura. Ibyo byose byarabaye. Hasigaye iki? Hasigaye kuza k'umwana w'umuntu, hasigaye kuza kwa Kristo. Rero nimba ukomeye, komeza abandi. Gukomeza abandi nshatse kuvuga ni iki? Gushyiramo abandi ibyiringiro, kutabaca intege, kubakomeza, kubagaburira, kubasengera. Ibintu nk'ibyo abantu benshi barabimenye, bazi uburyo abantu basengera abandi, bazi uburyo abantu bahanurira abandi, bazi uburyo abantu bavuga ubutumwa, bazi uburyo abantu bakansoringa abandi, bazi n'uburyo ingo zasenyuka, bazi n'uburyo zakubakwa, bazi uburyo barambagiza, bazi n'uburyo barambagizwa. Urumva ibintu byose barabizi, ariko babyica nkana, babyica babizi. Rero icyama Uwiteka agahindura situasiyo yawe, yamara kuyihindura akagukomeza, wamara gukomera ugakomeza abandi. Nta hantu uri Imana itageze ukuboko. Icyo kibazo ufite Uwiteka aje kugikemura. Wirira, witaka, humura, isaha yawe yo gutabarwa irageze. Kandi abavuze ngo ntabwo uzatabarwa nibo bagarutse bakubwira ngo Imana irabikoze, nibo baje kukubwira ngo felicitation. Rero humura, ahavugiye induru hagiye kuvugira impundu. Humura, umusozi wakwanze niwo wongeye kukwakira, agasozi wangiweho niko batanze amakuru meza. Abakuvuza amagambo menshi nibo bahindukiye bavuza amagambo meza. Icyama ibi bintu ukaba ubyumvise, wakomerera mu ijambo ry'Imana. Icyama ibi bintu ukaba ubyumvise, wakomerera ku musozi uriho. Intambara ntizigutera ubwoba, ibivugwa ntibigutera ubwoba. Wowe hanga amaso Kristo, umwami w'abami. Icyama ibi ukaba ubyumvise, waba ufite icyifuzo, waba ufite igitekerezo, uko bimeze kose, uko bisa kose, ngwino hano kuri YouTube channel, yaba TikTok, twandikire, ujye mu magroup usenge, wifatanye n'abantu b'Imana, abantu bagusengere, ukomere. Kandi gukomera kw'Imana nkwaturiye umugisha, nkwaturiye gukomera kw'Imana, nkwaturiye igitangaza cy'Imana,
kuri ino tariki no kuri uno munsi, wowe wumvise ibi bintu reka Uwiteka guherekeze. Wowe wumvise ibi bintu reka Uwiteka kugirire neza. Itandukanye n'ibintu bikurwanya, itandukanye n'ibigutera impagarara. Nurangiza ufate amasengesho usenge, ibintu byose bizahagarara mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, ndabakunda. Ni Pastor Mbonyishuti Etienne. Waba uri mu Burayi, waba uri Amerika, Norvege, ahantu hose uri, Imana yo mu ijuru iguha umugisha kubera yuko wakunze gukiranuka. Ibindi byose data azabikora. Reka nkubwire ngo naha turi hari abandi, aho turi ntabwo tuzi ko twari buzahagere, ariko Uwiteka yarabikoze arangije abigenza neza. Ndagira ngo nkubwire ngo komera ushikame, ibyo ubona byose Uwiteka arabizi. Ufite situation y'ubukwe, ufite situation y'ubucuruzi, ufite situation y'urugendo, ndetse urarwaje, ndetse ufite ibibazo byinshi bitandukanye. Tanga ibyifuzo bagusengere mu izina rya Yesu Kristo. Ntugasuzugura abakozi b'Imana, ntugasuzugura abahanuzi, ntugasuzugura abavuga butumwa, ntugasuzugura abashumba. Hari ibintu Imana yabahaye kugira ngo basengere abandi. Ntugafate umwanya wo kuvuga abakozi b'Imana, abana b'Imana. Kora imirimo y'Imana, ibindi Kristo azaguhemba, ibindi Kristo azakugirira neza, ibindi Kristo azagutabara. Nubwo hari abantu bavuga yuko bitazakunda, ariko birakunze. Umunsi wo kuvuza induru uvuyemo umunsi w'umunezero, umunsi wo kutagendana n'abandi uvuyemo umunsi wo kugendana n'abandi. Reka Uwiteka guhereza umugisha, aguha icyubahiro, yubura umuryango wawe. Ibyo byasinziriye Uwiteka bizahure. Imana y'amahoro igendanye nawe. Reka nkubwire ngo wowe unyumvira kure, haguruka dusenge. Ni umwanya wo gusenga, ni umwanya wo kuba maso, ni umwanya wo kwirinda, ni umwanya wo kwiyiriza ubusa, ni umwanya wo gusenga. Ugasengera imiryango, ugasengera abo mwahuye, ugasengera abanyamasengesho mwabanye hirya no hino ku misozi, ugatabaza, ukabavuga mu mazina, ndetse ukabahamagara mu izina rya Yesu, hanyuma ukabasengera. Ntabwo uzi uwo mwabanye ikibazo afite. Senga uvuga abantu mu mazina, abuzi. Senga uvuga imisozi mu mazina. Iyo wanyuzeho yose, Imana yo mu ijuru izakugarurira icyubahiro. Hari ibyawe byanyazwe, hari ibyawe byatawe, hari ibyawe byatabwe, hari ibyawe abantu bazereranye. Mu izina rya Yesu, izo ngunzu n'ibyana byazo nizirekura ibintu byawe, nizirekura amasezerano yawe, nizirekura urubyaro rwawe, nizirekura ubukwe bwawe, nizirekura ubucuruzi bwawe, nizirekura imiryango yawe, nizirekura abakazana bawe mu izina rya Yesu. Ahari aho uri hose, network yawe yarafunzwe. Reka Uwiteka Imana abane nawe. Reka nkubwire ngo tabaza noneho, hari uwakumva, kubera yuko ahagurukiye mu birere bine, kandi marayika aje gusubiza amasengesho wasenze. Ayo Daniyeli yasenze, ayo Meshaki yasenze, ayo Bedenego yasenze, ayo Saduraka yasenze. Nawe niyo urimo gusenga, urimo uratabaza. Reka Imana yo mu ijuru iruta abantu uyu munsi kumvire, uyu munsi kugirire neza. Bwira umutima wawe ngo noneho uyu munsi ndemeye. Bwira umutima wawe ngo noneho uyu munsi ndagarutse. Bwira umutima wawe ngo ndabyumvise, noneho emera untabare. Mu izina rya Yesu nkwaturiyeho gukira, nkwaturiyeho ubutsinzi. Amahoro y'Imana abane nawe aho uri hose. Vuga ngo amina, ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Uwiteka ari bukorane igitangaza nawe. Nabonye abantu bagiye bakirizwa ku maradiyo, bakirizwa ku ma YouTube, bakirizwa mu bintu bitandukanye. Imana rero yacu ibanye nawe, iguhaye umudendezo utigeze ubona mu izina rya Yesu. Amen.